Haleluya, 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 Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, ni Christine Komen. Ndabasuhuje, ndagira ngo nze tuganireho gakeya kandi dukomeze gusenga. Abanyarwanda barakomerewe muri iyi minsi. Abanyarwanda barakandamijwe mu buryo tutari twabona ahantu ku isi. Ibibera mu Rwanda ngira ngo umuntu yabigereranya gusa n'ibibera ikuzimu. Munyarwanda, Munyarwandakazi uri mu gihugu uravuga uti nta buryo nta no guhumekera, ariko ndagira ngo nkubwire ko hari intwaro ufite. Iyo ntwaro ni isengesho. Nta waza ngo gutware intwaro yo gusengesha, kandi niwiga gusenga neza ndakubwiye ni intwaro idatsindwa. Mwene data Patrick Pasiteri Shadrack yaravuze ati intwaro idahusha, intwaro idatsindwa, intwaro idasubizwa inyuma. Ugomba kwiga gusenga, kubera yuko muri kiriya gihugu nyine cyobowe n'amadayimoni. Nibyo ni ukuri. Amadayimoni rero ngewe nirwa nyirukana, nta mbaraga afite. Uzi gusenga neza, uzi kurwana intambara yo mu mwuka, ari amadayimoni yose yakubita hasi mu izina rya Yesu, akajya ku mavi kandi akamanika amaboko akavuga ngo Yesu ni umwami, Yesu wenyine ni umwami. Reka dufate umunota dusenge. Mana ishobora byose, ndagushimiye kandi nambaje izina ryawe rikomeye, izina riruta amazina yose abaho, haba mu ijuru, haba mu kirere, haba mu isi, ndetse no munsi y'isi ikuzimu. Ndagusabye muri aka kanya ngo uzuvugane n'ubwoko bwawe bw'Abanyarwanda ukunda cyane, ubaha imbaraga, ubereke ibisubizo, ubereke uburyo bagiye kwigobotora umwanzi ubu n'iteka ryose. Imbere yawe Mana warabinyeretse, bari abicanyi baratsinzwe kera, ariko ni ngombwa ko byigaragaza no munsi turiho. Ngwino rero wigishe Abanyarwanda ukuntu bagomba kwigobotora umwanzi, kuko intwaro barazifitemo imbere muri bo. Banyarwanda, Abanyarwandakazi, abari hanze, abari imbere, si ngombwa ko mbabwira byinshi, ariko ndagira ngo mbibutse ahantu Abanyarwanda bari. Abanyarwanda uburyo babayeho ubu ngubu ni uburyo buteye kwibaza, ni uburyo buteye impungenge nyinshi cyane, kubera yuko n'ubu ngubu tuvuga Abanyarwanda bari kwicwa, Abanyarwanda bari gutangwaho ibitambo. Tumaze iminsi 21 turi mu masengesho yo kwiriza. Imana yavuganye natwe itubwira ko rwose u Rwanda rugiye kubohoka, Abanyarwanda ugiye kubabohora. Muri ayo masengesho ariko ntabwo twahagaritse, twarakomeje. Mu gusenga rero Imana yakomeje kutwereka ko ari intambara yo mu mwuka. Intambara yo mu mwuka nta kundi kuyitsinda, ni ukwiga kurwana mu buryo bwo mu mwuka, gukoresha izina rya Yesu, izina rya Yesu. Imana yakomeje kutwereka kandi namwe muzi, igihugu cy'u Rwanda cyaragurishijwe. Mu yandi magambo, nta muntu ufite ijambo mu gihugu, nta ufite uburenganzira bwo kubaho atari muri gahunda ya FPR Inkotanyi. Ibyo rero ntimubyemere, kuko Imana ibarema yabahaye icyo twita freedom. Mufite uburenganzira, mufite ubwigenge mwavukanye. Nimwemere ko hari umuntu ubatwara uburenganzira bwanyu, mu burwane no kugeza ku ndunduro.
ariko hari ukuntu mushaka kubikora mudapfuye. Umunyarwanda muri iki gihe igihugu cyose cyaragurishijwe. Umunyarwanda yaragurishijwe mu gitabo cya Esiteri aratubwira ukuntu ubwoko bwe bwari bwaragurishijwe. Ninde wabugurishije? Hamani. Iriya myuka ikora muri Hamani niyo ikorera mu bategetsi bo mu Rwanda. Abategetsi bashyizeho amategeko yo kwica. Mu Rwanda kwica ni itegeko, hari abantu bagomba kwicwa. Niyo mpamvu ujya mu binyamakuru ukabona abanyarwanda bari kwicwa iburyo n'ibumoso. Biriya kwica ntabwo ari ibintu biba wenda bari kuvuga ngo bikize abantu gusa, ahubwo nibyo idini ryabo ryo kwa Rusuferi ribategeka, kuko iyo bishe nibwo babona imbaraga mu buryo bwo mu mwuka, mu buryo bwo kwa Satani, nibwo babona imbaraga zo kurimbarara ku butegetsi. Iyo bishe bafunga ababarwanya mu buryo bwo mu mwuka. Iyo bishe babumba akanwa k'ibihugu byashaka gutabara abanyarwanda. Ngewe nemera yuko abanyarwanda nibo bagomba kwibohora rwose, ibyo ni ngombwa. Ariko ndabizi yuko Imana muri buri gihugu cyose yakoresheje n'abanyamahanga. Yewe no mu gitabo cya Esiteri abayuda barabohowe, ariko yakoresheje umwami w'umunyamahanga. Abanyarwanda turaho turi kuko abanyamahanga babyinjiyemo. N'abanyamahanga bazakoreshwa mu buryo bukeya, ntabwo tubareba, ariko ni ngombwa ko niba uri hanze ukomeza ubuvugizi werekana ibiba, kuko abanyamahanga babigizemo uruhare. No mu bisubizo Imana izabakoresha mu buryo ariko tutavuga ko ari bwo duhagaze dutegereje. Oya, Imana itegereje wowe Munyarwanda. Nakubwiye rero impamvu bica. Nakubwiye impamvu bica, bituma barambarara ku butegetsi, bagafunga n'imigozi ababarwanya. Iyo usenze ugasenga n'imbaraga, ugahamagara ijuru, ukabwira Imana uti Mana ishobora byose, duhe freedom kandi twereke uburyo tuyisubiza. Imana iyo usenze ugasenga n'amasengesho yo mu mwuka, ya migozi bari baziritse abantu itangira gucika, n'intege nke zabo zikaba nyinshi, bagacika intege, bakaba confused, bakabura ukuri, n'ibintu bakoze bikabazomana. Kandi izo mbaraga twagiye tuzibona. Ni ngombwa rero ko intwaro ya mbere ari ugukomeza ugasenga. Uzahana igihugu kigeze buri munsi mu binyamakuru kanaka yapfuye. Bamaze abantu cyane cyane nta basore b'abahutu bakibaho. Uriya premier ministre bafite w'umuhutu, uriya ariko we aragowe, ni umubi w'ababi bose, arahagaze, bene wabo bari kwicwa. Uriya nyaboneka sinzi uko Imana izamugenza. Uriya ni igishushanyo. Uriya ni igishushanyo, nta bwenge bumurimo, ni igikoresho, ni ukuba igikoresho cy'abicanyi. Ubwo rero abanyarwanda ukuntu babayeho mu buryo bwo kwigura. Umwana wawe abicanyi bari baje, nuko ndamutabara, nuko rero nutampereza amadolari 500 ndajya kukurega. Twakubonye uri kubona babandi bicaga, nawe rero nutaduha amadolari 150 turakujyana kuri ribu DMI. Abanyarwanda ni abashomeri, dore uburyo bishakira imirimo y'uburiganya, imirimo yo gutekinika, imirimo yo kwiba, yo kubeshya. Ngiyo imirimo iri mu Rwanda.
amarimbi yabaye bizinesi ibuminga, ngo bizinesi ya Madame Jeannette Kagame, ayo marimbi ni bizinesi ye ikomeye. Bizinesi y'amarimbi yinjije amafaranga menshi. Ati ubwo Imana arabinyeretse ndumirwa. Ariko ayo mafaranga ntimukayifuze. Amafaranga ubonye mu buryo bwo kwiba, mu buryo bufifite, ntimukayifuze. Ngo mu migani haraho nari ndi kureba mu migani 20 umurongo wa 17. Narebye nkoresheje Bibiliya yanjye isanzwe, mbona ntabyumvise, reka mbisome, ariko ndagerageza kubisobanura mu Kinyarwanda uko ngewe mbyumva. Ngo urisha ubuhwahwa araryoherwa, ariko hanyuma bikamubera umusenyi mu kanwa ke. Ni ukuvuga ngo iki? Narebye muri translation yindi y'Ikinyarwanda, ngo ibibonetse mu buriganya, ibyo kurya bibonetse mu buriganya biraryohera, nyamara ingaruka yabyo ni nk'akanwa kuzuye umucanga, umusenyi. Ayo mafaranga bari kwiratamo n'umunota umwe azahinduka umuriro ubatwika, azabahinduranya, kubera ko nta mafaranga ariho umuvumo. Banyarwanda, banyarwandakazi, nimukomere, nimwige kwirwanaho, nimwige gusenga. Mu minsi iza nzaza mbigishe gusenga mu buryo bwo mu mwuka. Tubimenye mumenye yuko twarabasengeye cyane muri iyo minsi 21. Ngo mwige gusenga. Ikindi nshaka kubabwira, mwige gufata amafoto, mwige gufata amavideo, mugende mugurisha utwo mufite, mushake kamera mushyira ku nzu hahandi murara, kuko mujya kuryama bakaza bakabatemagura. Abantu mu Rwanda barabatemaguye, amafoto y'irwacicikana aho bafashe umuntu bakamupasura umutwe. Ariko nta na rimwe wari wabona umukuru w'igihugu agenda avuga ati dore abantu bapasuye, nyaboneka basirikare banjye muri he, nimugende murwanya abantu bica. Oya, rupfu se yarwanya rupfu arashaka ngo abantu bapfe. Ariko rupfu we uragowe. Imana uzayibona. Imana wakinishije imyaka 30 uzayibona. Mugende mushake izo kamera, amafoto muyafate. Hari umuntu w'umuzungu wafunguye channel kuri Telegram. Mugende mushake app yitwa Telegram, noneho murebe, mushyiremo muri search, mushakishe mwishakiro, mushyiremo ijambo The Real Rwanda. Ya Rwanda birwa bavuga bati nimuze musure. Ya Rwanda birwa bavuga bati come visit Rwanda. Iyo channel abantu bazagenda basure babone ya Rwanda birwa bavuga muze gusura, kuko turashaka kwerekana amafoto y'ukuntu babica, amafoto y'ukuntu babagira nabi. Ayo mavideo yose mugende muyashyire muri comment ziri ya channel yitwa The Real Rwanda. Tuzashaka abantu, nanjye rwose nzagenda nigira umuvolonteri mpakore kugira ngo tubisobanure, tubishyire mu Cyongereza. Amafoto yanyu rarategerejwe. Iyo channel yitwa The Real Rwanda. Mugende mushyire amafoto y'abanyu bici, mushyire ku bwoba, muyatange, muvuge muti turitanze kandi turishinganije, natwe nituyashyiraho tuzabashingana. Amen, haleluya. Rwose iyo channel nayibonye, ahubwo tuzashaka n'uburyo
na United States Government yigiraho access ikayimenya. Tuzashaka n'uburyo n'abi Burayi n'isi yose baza bakareba amafoto y'ukuntu babiciye abapolisi birwa bakubita abakobwa, abapolisi birwa bamenagura abantu. Ni ngombwa ko ubwicanyi bwabo bujya ku karubanda. Imana yaravuze ngo buri muntu wese uzicwa, buri muntu wese nzakora ku buryo hagira witnesses, abagabo babona uburyo yapfuye. Buri muntu wese hazaba gihamya cy'ukuntu yapfuye. Ibyo ngibyo byose bizajya, ariko mugomba gushirika ubwoba ayo mafoto mukayafata mukanayashyiraho. Imana yaravuze ngo gutsinda FPR kuko ikora mu mwijima, ibintu byayo bakora mu mwijima nimubishyire ku karubanda, nimubishyira ku karubanda baraba barangiye. Muri iki gitondo dusenga kandi ijwi ry'Imana ryongeye kutwibutsa ngo uyu munsi nimusenge abakoze jenoside. Iy'Abatutsi yabaye, ariko hariho n'iy'Abahutu, kandi iy'Abahutu yo imaze imyaka 30. Ngo nimusenge bahamwe jenoside bakoze, nimusenge bahamwe jenoside bagikora bakoze. Ubwo rero nguhaye igisabisho. Ikindi cya kabiri ngo mwihane Abanyarwanda muri za 90. Hari abantu mwavugaga ngo ye inkotanyi woye ziraje, mukoherezayo n'abana banyu bakajya kuzirwana bakabica bakabamenagura. Nuko rero ngo mwifuje umwami nk'uko Sawuli Abanyayisiraheli bamwifuje, kandi uwo mwami bamwifuje yari uwo kubazonga, yari uwo kubica, yari uwo kubarimbura. Nuko rero mwifuje FPR, mwifuje Kagame, ababikoze mugomba kujya ku mavi mukabyihana, mwarangiza mukamwanga, mukabyanga, mukabanga. Noneho Imana izaza ikure igishura kuri Sawuli. Ahubwo igishura Imana yambwiye ko yarangije kukimukuraho. Imana yarangije kubakura anointing yo gutegeka. FPR mureba iri gutegekera mu marembera. Ntabwo umuntu utegeka muzima akora kuriye ngo agiye kuzana ngo impunzi ngo azizane ngo zituruke Burayi mu Rwanda. Ibyo ngibyo, gukora ibyo ngibyo n'ubucancuro. Gukora ibyo ngibyo ni no kwiterereza abandi ba perezida bo muri Afrika. Birerekana kuri guhakwa kuri babazungu babandi wirwa utuka. Ubwo rero ibiba muri FPR ni confusion. Bariya nagahe gatoya. Muhaguruke mwige kurwana, mwige kubazirika. Muzabazirika gute? Imbunda yawe, ibizirikisho byawe ni isengesho ryo mu mwuka. Kugira ngo usenge isengesho ryo mu mwuka ugomba cyambere kwiyeza, ntuwongere guparticipa mu byaha, were kwirwa uvuga abantu, were kwirwa uvuga ubusa. Kwera ni ngombwa. Ikindi cya kabiri ugomba kwiga gusenga mu ndimi. Niba ushaka kwiga kuza gusenga mu ndimi, nukuri ngewe bintwara iminota 5 mba ndangije kuzikwigisha. Ubyige, ugenda urebe bandi bazi kuvuga mu ndimi, wabwira uti nimunyigishe kuvuga mu ndimi. Numanyana kumenya gusenga mu ndimi, ujye uvuga mu ndimi, kuko mu ndimi iyo usenga uri kuvuga mu ndimi, isi iratigita, isi ya FPR iratigitira. Haleluya, haleluya. Singiye kubarambira, ariko ndaje kubabwira ngo nimuhumure, murwane intambara. Ibintu bizaba mu Rwanda ntabwo ari ibintu byiza. Hamenetse amaraso menshi, hari nanda zameneka kuko Imana izaza ije guhora, ariko izaba batura. Diaspora bitonde cyane, kuko Imana iri kuvuga ngo muhagarare mwese mukuri. Umuntu uri guhagarara mukuri ugahagarara no mu binyoma, ukirwa uri kuvuga ibintu utazi, ese wacecetse wowe ukarwanya umwanzi gusa, uri kuza uvanga ukuri n'ibinyoma. Umenye yuko nawe FPR niranduka ntabwo uzi igihugu uzakinjiramo. Kandi Abanyarwanda bari hafi gutaha. Imana yarabitweretse, bari hafi gutaha mu buryo bw'ubufindo tutanazi.
Imana izabikora, izabirangiza. Reka dusenge. Imana ishobora byose, haleluya. Watubwiye amabanga menshi yuko dusenga. Muri aka kanya turasenga twihana kugira ngo twifuze FPR, kugira ngo tuyirarikire, kugira ngo tuyishukurire, dushukurire Kagame, inkotanyi cyane, this and that, tukabirarikira Mana. None reba ahantu bagejeje abanyarwanda, ngo harimo na bamwe mukora muri FPR inkotanyi mukomeye, ariko murabizi ntabwo muzikunda, muri kubikora gusa kubera ko bahagarikiye, kubera ko bashyiraho igitutu. Nuko rero Mana turagusabye ngo tubabarire kwifuza uwo mwami mubi, ubwo butegetsi bubi. Uyu munsi twarabonye, uyu munsi turabwanze, uyu munsi twanze uwo mwami mubi, twanze ubwo butegetsi bubi. Tubabarire Imana. Ubwo rero Imana twihanye igiye kutubabarira, izadukiza uwo Sawuli yaraje, ikiza abayuda Sawuli, ibaha Dawidi. Haleluya, haleluya. Turasenze kandi Imana nk'uko abitubwiye ngo dusenge abicanyi jenoside bakoreye abahutu ibahame. Mana, reka jenoside ibahame. Ese wagize ngo ntibiri no mu byanditswe? Birahari. Reka turebe muri Zaburi 109, ngira ngo naho ngaho biri. Zaburi 109. Imana ishimwe cyane, Imana nziza, Imana y'ukuri. Ngewe si ukurwanya umuntu, ngewe si ukurwanya ubutegetsi, ndwanya ikinyoma, ndwanya sekibi, ndwanya satani, kandi nawe nizere yuko turi kumwe. Ugenda usome iyi Zaburi 109 urebe ibikomeye birimo. Ngo uwo muntu w'uburiganya, haleluya, haleluya, uwo munyabyaha, ngo uwo mwicanyi. Umurongo wa 6 haravuga ngo umutwarishe umunyabyaha, ni ukuvuga ngo ibyaha yakoze bimuhame. We n'ubutegetsi bwe Mana turasabye ngo ibyaha bakoze bibahame, ubwicanyi bakoze nibibahame, amaraso bamenye nabahame, amaraso arasama nabahame. Ngo umurezi nihagira umuntu uza ashora ikirego ahagarara iburyo bwe, nacirwa urubanza kandi asohoke rumutsinze, gusenga kwe guhwanye, ugusenga kwe guhwanywe n'icyaha. Reka ibyaha bakoze bize bibavumbure. Reka jenoside bakoze nayo ihaguruke ibavurugutanye. Reka jenoside bakomeje gukorera, dore n'ubu tuvuga bari kwica, bari kurimbura. Mana, iyo jenoside bakoze reka ize ibaturubanganye, ibakuraho bari, bakwira imishwaro, kandi bavuze ko iyo mishwaro ntaho ubutaka bwose bwo ku isi buzabajugunya. Mana, turagusabye nguhe ubwigenge abanyarwanda, nguhe freedom abanyarwanda, kwishyira no kwizana bibahe Mana, kuko warabiduhaye. Muri Galatiya 5 harabivuga yuko havuga ngo iki, reka twongere tuhasome, buri gihe mpora mpabasomera, ariko ni ngombwa ko tubyibukiranya, ni ngombwa ko tubisubiramo, kuko nibwo biryoha, nibwo bitwinjiramo, nibwo bikoreka. Haleluya. Abanyagalatiya 5. Haleluya. Ngo ubwo Kristo yatubaturiye kubaba umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata. Ni itegeko ry'Imana, ntukabohwe. Haguruka
waka umudendezo wawe, urwanirire freedom yawe. Mana, tanga imbaraga kuri ba Dawidi bari mu gihugu, kuri ba Mose bari mu gihugu, tanga imbaraga kuri ba Eliya bari mu gihugu, tanga imbaraga kuba wateguye ku isaha nk'iyi, ubaha imbaraga zo kurwanira ubwigenge, zo kurwanira freedom yabo. Mana, ntihashire undi mwaka abanyarwanda bakiboshye, ibibaboshye byose bicagagure, bisenyagure. Haleluya, Imana irabikoze. Imana izakomeza kubikora kugeza ku ndunduro, kandi nawe ufite ubutware n'ububasha bwo kubijanjagura no kubisenyagura. Ukoresheje iki? Ukoresheje isengesho n'ijambo ry'Imana. Nimukomere, Imana ibagirire neza bene data. Tuzasubira. Yari Christine Coleman. Imana ibongerere imigisha kandi barinde. Amina.